Screen Australia. Australian government. Yes, yeah. Media Development Authority Singapore. Erega sini hame kubasomera urumva ko sibyo byanzanye. Kwanza hano marimo nashanuka ntibaravuga ndaho ntabira. Yes, yeah, garwe. Paradise in Pictures. Nako Pictures in Paradise. Screen Queensland. Urumva. Wowe ukubishaka. Filime kugizwe bayita gatego. Kanure cyane. Tangire hakuno. Mugenzi tajya hakuno ku beach ku mazi. Umucanga. Hano hamwe cyangwa handi. Nkuko mubizi yabo cyasama abantu bagera gutya bakajya ku mazi bakajya gukora iki? Kurya raifu. Hana mugenzi arabakora ku mazi abashinzwe iki? Hey, get time to check the boy. Mwana tujye turobwato mwana. Come on, Josh. Josh kanka mwana. Nabasore byiri basakura hano mugenzi kuri beach. Ni bari muri rescue team kipe ishinzwe gutabara twakunda umuntu aba yarohamye. So you regret proposing to my sister? Ari muri zakwa wa propose mushiki wanjye se. My engagement party. Mane umutima turitegura muhuro mbere yuko aba ubukwe. Get this into you. Ngana banza bitemo kano kana. Friends hangover remedy. Ati kavura hango bano umuntu nyoko kurajyaga dutegurira. Birasharira ariko mwana bivura hangover. Smells like shit. Ngana biranuka nk'umwanda pe. Oh god. Ngana we. Hago byoroshye. Nago tumera baraye mu mayoga ya propose mushiki uyu musore ni Josh. Once you get past the gag reflex. Ngana birafasha ariko yabana birashura byataye birasharira. Ya propose bahita bajya rwose mu karori. Rory. The boy. Mana kajya kuri abandi basore dukorana. Oh, my sister's down the beach. She wants to show you something. Ati sister nyari ari kuri beach mazari bashaka kwereka. Rory. Josh na propose mushiki we. Ariko nagwa arakora iki mariage. Ni proposition. Mugenzi bose bakora hakuno kuki ku mazi. Bakora muri rescue team. Muzehe mugenzi cyo bidori cyo bitagushirinda ku muyaga. Aba yaje hakuno ku mazi nagashirinda ku muyaga. That's gonna get wet tonight. Like Abana ngabatakora amazi turajyana amazi mukanya. Muzara bugura imirango ruva mu kanwa. Muzakatisha ibondo. Mugenzi na Basafu Rescue. Mugeze gutya. Aza kureba umuhumetso. Mana sheri. Bet you never seen one of these. Ndacheka buno bunana kamurabona. Doreba hakuno. Wow, ni keza. Mugenzi urukundo zirahari. Were you looking at my butt? Wari mara umuhumetso wanje. Oya. Urwo rubaho se ndureba hiki. Yanga kubivuga. Uzahe yinjira amazi. Uzahe haroga. Uzahe rwoza sport na yindi. Uzahe nambaraga za korose za kuno agakora igihaha. Wa musore Lori nakora cinjira amazi. Atangira gushafinga. Uko safinga urumva ntago ari bya bindi byanyu. You look terrible. Ana uratangaje. It's your brother's fault. Namakosa ya musaza yo kubana gukunze. Musaza wawe nawe duhuje birangira ngukunze. Mugenzi urukundo zirani Josh. Nice. Manu rahumura neza. You always smell nice. Usiko hari abasore usoma gasanga mwajya ngo hapfiriyemo imbeba cyangwa ni bote. Yaba nawe urabyuka ukibrosa mana sheni atari. Ebra munyamyaka ukibrosa mujye musirimuka. Use buraho unuka mukanya ni bote ni imbeba yapfiye mu kanwa. Umusore muzima. Ariko sabasore gusana n'abakobwa bapfiriya nyakondo. Usanga nuka mu kanwa ni bote yapfiriyemo. Muze haroga. Naro rina we musaza w'umukobwa muza gushafinga. Kumbe musi mumazi nakiri umubonyemo we. Murebi. Uko agenda ndani ya maji. Hey! Filime! Hey! You ready to leave all this behind? Mana shiri biteguye gusiga ubuzima inyuma. Where you go, I go. Ata uzajya niho nzajya shiri. Urukundo zirahari. No, there won't be places like this in Singapore. Muri Singapore aho tugiye kujya ntabwo hano tuzigera tubona. Ariko ntacyo bitwazatugaruka tunasure. Muze se kidenda na roga. Papa yidi rwose yakubisinda ku mazi ari maroga. DJ Dira kamutuye. Papa yidi ageze aha rwose harakakomana. Izuba rwose abari izuba.
Mzee Idi ari cyamukuruye. Mzee Idi asigara amaraso. Mzee Idi ari cyamukuruye. Bagize gutya bona amazi ari simbiza. Yewe ari shaka mu mazi, ari shaka mbonye mu mazi. Harohuruje. Lori n'abantu Mzee bamujyanye Papa Idi niho ari baragira. Arasafingira. Get help! Wewe muzana umufasha. Bashyiraho alamu. Cyane uzana umufasha cyane wanjye. Larry! Musaza ari mu mazi. Dore ngo Josh aratangira. Turare. Filimi raha. Twabwa je. Geura abantu bose mu mazi mwana mu mufasha. Umusaza twageza kato mu mazi. Atabwa mu motorbike. Tayari. Nakobwa motorboat. Yinjira mazi. Raka. Larry Brown! Dore bro ari hakuno mama shenge yaje kuroba ari kiri mu mazi sinzi ariko uyu nawaza gufasha Larry ari shaka mazi ntago nkumva mwana nta kintu ndi kumva shaka ngo iki kumba Larry akira aho ngaho shaka mu mazi shaka ndani ya maji Perez kuboko mwana Perez kuboko fata umuvandimwe bakurura Larry gaturore Jewe data we Rory. Muvandi. Maguru yagiye. Maguru. Ndagufite mwana. Agacyura mufite nyine. Sigaranya gakufe. Hey. Ayiwe arabira. Yaramushwanyaguje. Dore cyo bita imbavu. Ese we, bravo. Hey, waribonye izina babyita bayiti wabyita bayiti uko bishaka ushaka kubyite bahati Xavier Samuel n'umucikwe ngembakinnye ubuse basomeri abone mwarase tukihutisha ko buri hari ibintu ureba ko bati filime niyo byabaye tayari. Hey, Sankara nabwo wonye nazigiye umva je suis retrouvé dans une gihe Sankara ngurabona Alex Russell, Phoebe Tonkin, Marite Sachs, Alice Parkinson, Lincoln Lewis na Damiani. Amazina nyine ubana nabe byakwihusa ubundi abambere ni wabonye babiri bapfuye nabizega muri afire bavuga ate turashaka hamwe bapfa wamwe bicana erega ndabizi nta rukundo rwanyu baba badapfa sujya mwazireba abantu mwarangiritse abantu mwabaye babi umusobanuro filime yivuga butumwe ntayo mwareba barakwereka 12 months later cyangwa se umwaka wa musore mugenzi aragira impression ivurwa na pression depression imutsinda mu nzu nyuma yuko yabuze inshuti ye sinzi niba waramukobwa nawe bakiri kumwe buri hari ibintu bikuba ko byakira bikaba ari ikibazo bina hora reba hano nibyaye n'inyanja amato kaga kufe mugenzi ka mushutika yaragasigaranye yibera hakuno mu kibahima mu kageto byo kagategura ka cyayi bayifitiye ka kato kiwe shaka aho tuvugira zirimo zirategwa shaka ahantu hanini zirimo zirategwa rwose muri East Coast yose ana bareba mufite umugenzi wa mukobwa nawe bakiri kumwe ariko umugenzi asigaranye impeta manza bitaragenze neza Maniga yasigaye wenyine umukobwa bapanga kubana bamara kubana bakavana bakajya kwitura muri Singapore bagira gutya bakajya basura ukuze ubuzima bwa ghetto akajagari ni kabura kugenda wambarira mu nzira kaza kureba hano nta fagitire yasigaye za bill kwishyura bari baragenda abona Wolf isa nkayihambiriye ariko ayibona Wolf ni inyamaswa zidapfa kuba mu bantu ntiyabitinda aho yasike Maniga umupira wamucikiye agafaranga ntako ubukene ni bwose ndagukebona byabisiga bitera umwaka ariko se abanje kubona Wolf abona ibisiga byinshi biri guhunga iki biri guhunga hakurya buri hantu uzabona hari guhunga ibisiga ujye menya ko aho bigana ni waramahoro aho bivana ari ibibazo birimo birahunga hejuru y'inyanja bivuze ngo hey
Maniga ntiyabitindaho. Ubundi se naheza hisi naheza hiduniya urumva ntacyo bitwaye. Maniga rwose yitonze za kwijob nk'abandi bose. Nubwo akaza barahari indyango urya ari nafatika ariko ntacyo dabiruta kwicara. Kumbe hafi aho arabo yaciye bambaye batyo. We gotta move to the car park. Bane tudurusha muri parking y'imodoka. Baracungana na polisi. Ntago twaguma hano. Ngo bace muri car park. Hari umusore mwiza afite ka restaurant akoramo. Kumbe abagabo bacunganaga na polisi. Nabo bakora iki? Baza guca muri parking. Ure filime. Kumbe umusore ntago ari ka restaurant. Ni alimentation ubona zarateye imbere nk'igisimba. Ugasanga inyuma ku gisimba hariyo restaurant imbere alimentation. Ugasanga bashizeho n'ibitaro. Come by yet? Not yet, you're safe. Abandi badese ntago baraza waramutse. Yabaga kwambara umwenda w'akazi aruko yinjiye muri alimentation. Kumbe hafi aho muri alimentation yajyana abantu benshi. Hano harakandi kana gakobwa nako kazaga n'ubuhere na amatwi yose karatobaguye. Kumbe akakana nako nakajura. Nakana gatuka gakobwa. Kumbe fandi yakabonye security. Ya modoka nayo muri kantu koza mukarebe. Murebe muri kantu kose. Why are we stopping here? Kuchagaritse hano hari n'indi kupure yaje. Sana hano. Kyle? Ako si Kyle. Ngahakira. You're bad. Umwana ni mbi cyane. Bakinaga game uzakuna kiruca kamugeti hakuri. Bafite bwa buga bwa muserebende butera umwaku. Shoke basabana cacaka. Kameza gadije Jesus. Gatera umwaku. Urakere. Kaga kobwa nakibere muri alimentation. Kareba na filme kumbe security yakabonye. Karatsimba. Kamubonye karatangira. Hagarara karatangira gakobwa. Security remyirukanyire ntayo. Itsimba hakuna. What are you doing here? Ya urakora cyane. Arebye neza. You scared me. Mana urankanse mana. Kumbe gakobwa kifite hano boyfriend wako akora ari mari matasi. Sorry. Jwa za veriseri. Remember Unabyibutse mana. once, baby. Amezi 10 nakumwe sheri. It's just some playlist when we get. Mana ruturimo naguteguriye rwose hakunze kumva karirimbo. Saura koza urakoze kuma MP3. Ndabe MP3 bya kera. Happy. Nanye nakuzaniye filme. You too. Kumbe nizo kibye. Aziregeza cyari mu price tag. Tell me you didn't steal these. Gira kutazibye. Ryan. Ko mana buretse oya. Okay. Put them back. Ndashaka ibintu bibye busubizeyo. I have nothing to give you. Erega she nta kintu ufite cyo kuguha iki kibazo. Aho kugira ngo wibe ntago wama impano nandwa ari tegeko kuma impano uburyo bigusaba kujya kwiba. I hope not interrupting anything. Mwangana kubangamira. You know, that's a really cool jacket. Muko wambaye ikote ryiza. Thanks. Asante. Got lots of pockets, huh? Ari we ufite imifuka myinshi. Take a little peek. Rero ntago ari ngombwa kugenda ukora kurushira muri iyo mifuka. Barajya gutekebya ibintu byinshi. She's gonna pay for it. Arabyishyurira. Got my paycheck. Musore aramuvuganira. If you don't believe me. Muze kuyanga atakujya mu mufunge. Paycheck. Dukata yawe. You're living in a dream world, kid. Rero mwabana ngo bamwisi inzozi. You're fired. Ndakwirukanya ahubwo wa muhungu. And you, shoplifting, destruction of property. Kujya kwangiza imitungo y'abantu ibintu by'abantu. Already called the cops. Namaze guhamagara polisi baraje gutambikana. How did you see all those birds this morning? Tazugara kuri wa musore Josh hakuno. Nayibere muri alimentation. Crows and magpies and everything. Hano rwose abarangwa ibintu byinshi akaza rwose agenda abishyiraho bigomba kuba biri mayoneze hano. Hagize gutya abo nta mukobwa zakundanaga. Haciye umwaka mugenzi musaza w'umukobwa apfuye. Wagarutse ryariye. Tina. This is what you want? Imisi byo ashaka kumva umukobwa yiboneye n'undi mukunzi. Nimba zarabaye. Oh, Jesus, John. Asheri uriya Josh. Josh wakora ibiki? Clean yourself up. Wajya wikorera isuku kujuza kazusa nabi. No, not the customer bath. Nukoresha ubwerero bw'abakiriya. Ujuza kazu ateye ipasi. Banyaze umusore umukobwa batandukanye bongeye gura ribone ndi mugabo. Maniga arikomereza nyavuga byinshi. Ni Katina. Sasa hako nino. I got the call. Na hamagawe. Nguriya.
Oh shit. Mwanda. Sasa hakuno hari abaje muri shopping bigezera kuno mu mapenzi. Wow! Ni Kyle no nashiriwe nakabwa kabo Jesus. Kumbe hafo. To hear something stirring around that head of yours. Bara ni muntu mvare ibintu bikuzenguruka mu mutwe byinshi. The office is at the back of the store. Ngana office yakujya muri store. So you got 5 to get out. Ngana amafaranga butwayapakira mu minota 10 twaza 5 yo kuba twasohoka. Sasa ara alimentation usanga ara alimentation akomeye hazi imodoka ya banki kubera kwa kuri amafaranga menshi imodoka ya banki ikaza kuyapakira icyarimwe. This is done. Deri imodoka ya banki giparika hase twe duto dukora ito tukiba yacu twikomereza n'abajura. My brother's clean. Ibi byose nibishe mu kumvara mwanya arabari umwere to yatwishyura bailing yabe bava muri gereza. You understand me? Uranyumva mwana. Uyaje kwiba ko umuvana mwe uri hehe uri isheni. Unyumira abantu bara. Nabaditengo bamufata akaba yafungwa ati ngenye ko amafaranga ngiye ku bailing umuvana mwe wanje aveyo. Soma hakuna gasaraba. Sasa nawe abonye depression zijya zishire. Yabuze inshuti none asana n'umukobwa bakundanaga mu cyuwo bagiraga yiboneye umugabo. Ni Josh. Impression zivurwa na depression nako yari indwara zadusengeze zijya zincanga. Zitandukanye. Yarwase kuri jo ndashaka bamufunga nari mpamvu yo kwishyura. Beze gutya. She didn't steal this. Ibi ntabwo yabyibye. This is hers. Ibi nibye. Uyu mugabo agakobwa arakazi. Bwatinze. Nekurasa. We both know you're not going to go through with Just this. stop. Abizu. Because I'm this close. Rwose bibica mutongana cyane. Arresting me? Ujya kumfunga se? A+ parenting dad. Rwose papa. Umbere gakobwa ke urebe filime sasa. Lack of Uyu mugabo afite kana gakobwa karamana n'umupolisi sasa hakuna. Mwana wanje. I'm gonna process you this time. Kuri nshobora bigeze ngenda gufungisha pe. You can spend the day in locker. Ndashaka rwose urahitamo kugufungira mu rugo cyangwa se kujya nisheni. What do you think that's going to do? Papa ndarambiwe. Call you me. Ndaje amagare polisi ko nyango nakwijyanira. Nibyo kana nakintu kabuze. Ibyo bisanga ubwana bwaregize uburara kigize akantu ibaze kujya kwiba ngo we boyfriend wa Imana. What thought about all of this? Ariko wamwane ko mama yarapfuye bwose iyo bari muzima urumva yakaba yishimiye ukuntu yitwara. Piss. Pepere wa absense. Abana b'ikigiye ngo bahawe ijambo. Umukoreho bakumanike. Ureba umwana ukabura icyo umukorera. Umugabo agize gutyo bona arabafite mu nababa tipa ashaka kwiba amafaranga ya alimentation. Umugabo bagenda yambaye ikigofero. Mozebe mwanga munda n'umupolisi. Ariko nagwaje imodoka y'akazi yaje bisanzwe. Rangije inyuma n'abafitemo ibikoresho. Baramo kabucuru. Bonyara umugabo ufite imbunda. Chez mu gikari cya alimentation. Muzasubira muri alimentation. That's it, done, it goes. Mujuri ndani. Great. Lebye bari muri alimentation kumana. Na rwose afatana rwose umuntu ugiye gushopinga nk'abandi bose. Aza baca marawe yerekeye. Amafaranga bikwa. Kwa manager. Barayakusanya bakajyana muri kufure foro kwa manager. Tayari. Yitonze. Done. What the? Ebini. Wait. Give me the money. Mama faranga. There's no money in this. Mama faranga muri kufure foro. Funga umunwa. Ntabwo nsubiramo. Give me the money. Mama faranga. All right, just. Sawa, You okay? Bejenze gaji sibyo? Ndavuze mimi nataka pesa. Harakiri wewe unanizoea, takupiga risasi kwenye kichwa. Ashiramano pini. Afungwe ilinereje pa. Amafaranga arimu. You see? So bibona? Okay. Where is it? Ari hehe rero. Kumbe wa mupolisi. Fandi nawe yagarutse. Yarajyanye yarafite ibibazo by'umukobwa we nawe wigize nabi. Umukobwa yagize akantu k'akarara karaho kakana. Bonye igisambo kinjemo no n'imbunda. Kumbe urugabo rwakomeje hehe muri office kwa manager. Ngo manager ngo no company ikomeye. Manager ni waza alimentation. Kora kigabo gicishijeho manager. Burangwa aba agent n'aba FBI
aba agent n'aba butiyeni mucishaho we tavahuri zana se nyine we shenzi Drop that fucking gun! kiri mu ndasi wa musenzi we kiri gisaba gifata ari umuturage Money! amafaranga ari I said put the gun! ndavuze ngo kiri mu nda hasi ndahumva ndabarasa sasa hakuno ka gasore kaje ko bangira shiri bafite uburyo bakomanga hano ben akoki kanje ngura umwanya wa vie fungurira shiri. My dad was totally. Mana papa wanje ni umusenzi shiri ngubwiza ukuri imbesire. I lost my job. Nagabona ko ndi inkumi. Cares you Kose birandeba. job anyway. Nubundi akazi kawe warakangaga. Nubwo wakwirukanye nta kibazo. Important to you, I'll go get. Ubwana bwose wari ubwana. No. Ngo kubera ko umusore yangaga akazi ngo kuba bamwirukanye nta kibazo kirimo. Akakaba kishimiye kagiye kujya mu bushomeri. Ubwana burago buri mu nkundo z'amafuti. Ngo sheri nubwo bakwirukanye ntacyo nubundi akazi wakangaga. Hako mugiye inama kumbano. History class, right? Mwana twigaraga history mwana bitese. Do aba nabo do. Ni mu modoka niko akazi kabera. Yifti uri modoka rashaje ni maniga. Umuhoro wanga kwaka. Ego za modoka zisaza ngo batiri yazo bakarekoramo imihoro. Yigi saza bagati ya wabaye umuhoro. Bashira amazi arabura. Ibintu bitajya bibaho. Afunguye amazi. Aya mazi azasimbagurika. Tangira kumva. Hano barashe umuturage. Ndakurasa. No! Oya! Ya ndabarasa bafuta katina. No! What the fuck did you do? Mwarakwe bacunga abasenzi mwe. Hano kimwe kirashe umuturage. Bose biri nyuma. Hey! Baretse. Hero, mate! Shakwigira intwari. Shakwigira intwari. No! Ndamurasa uyu mukobwa. Bakira umuvu mutingito. Bumva umutingito. Bumva umutingito bari hafi n'amazi. Umutingito y'amitingito biri hejuru. Kumbana munyenzi arakana. Mwana wanje ngwino ntago byoroshye. Amafi yaragiye rapfa aza ku mwaro. Bya bizara by'inkunda n'byino. Muyimira bari yo twadukeneye. Umubije ntago ari imiraba. Tsunami hajaranapu. Muri New Version. Amazi yaragiye arazamuka. Dore ngo tsunami. Kebwe data we. Bana bara yewe ni ranapu yewe. Hajaranapu. Imwe. Tsunami. Mumugi rwagati. Bana bari muri alimentation. Kebwe data we. Birimira. Baturage bari muzabo. Jabindi teganya gihe ibintu byiteganya gihe ngo busenga teganya gihe n'Imana bababwiye ngo abantu bajya hanze y'umugi barasuzugura. Rebera filime sasa. Reba filime. Ana maza bafite imbaraga. Kumbu uyu nawe yarari kumwe na shiri. Ariko se ibyo niki? Wa muhoro wiwe bamuterurana n'umuhoro we. Bamuterurira muri wa muhoro wiwe. Na kupure. Befite akamodoka ka waterproof. Yawa dal ayo. Fata. Ubu se aramaze gupfa filime niyo yarangiye ari ikibazo. Cyewe data we. Aiga data we. Hana amafi ababonye igiporezo nayo yabaye atapfuye. Jewi. Hey. Ay bambe. Alimentation yos. Has. Ngubundi bizana biteguza. Niyo mpamvu nongera navuga ati muve mu manegeka nyabona mureke ibyo gutura ahantu h'ibishanga. Ndo nibi nkiba barwana. Kumbe maniga Josh.
alimentation yarengewe yewe ya hakurino rwa rujura hari umuntu wababonye aho ndaje kuba muri alimentation nta wundi ra keneye bufasha hagira umfasha mugenzi ka Josh kagira umutima muzima yagize gutyo dore umupolisi Where's Tina? Tina ari he umugabo wa Tina natabaye wa mupolisi wa mupolisi cuma cyamuciye mu kaguru Help him! I don't know what to do! wa twamufasha Help him! Calm down! turagu twamufasha banze tuze What the hell is happening? What cyane n'ibiki biri kuba Gotta get him out of the water. tubanze umuvane mu mazi tureba uburyo twamuzamura hejuru yazamuka hakuno bamuzamura hejuru muzehe cyuma cyamucumise kirahinguranye I need you to go and find anything you can to wrap this leg. mwana nshaka ikintu cyose twabona ukuri ikintu cyenda sibyo niyo ushaka bari scotch cyangwa ibitsinga duhamire kugura amaraso adakomeza kuvamo cyane papa Mana nyagasani Jami kagakobwa kajura papa papa kabayo karimo karoga zakuna ikiganza hereza ukuboko kwawe muvanayo ahantu hose harengewe Jami papa Dad. Papa narize ko wapfuye How did you get out? wavuye mu modoka gute nari ndi mu modoka cyaje wansize muri parikingi sheri wanjye Ryan Mana nyagasani yibuka Ryan sheri we Ryan's still like Ryan azari muri parikingi y'imodoka muri car park Forget it. mwana wanjye byibawe mwana byibagirwe It up here. ahantu hose harengewe n'amazi They've had it down there. byanga byakora niba yarokotse ari hasi niba atarokotse kandi ngo yakarenze ngo ipane kujyayo komanda tuza nyine nuko byagenze bakiri aho guke baguze barebe ko ari aho babona umuntu kumbe hari abandi barokotse kumbe manager wa alimentation n'abariyo na security ngo nabapfira gushira kumbe hari uwaje kumbe Tina nawe aracyari muzima Tina? Tina Tina! Tina Tina yubaye ntabwo arabyiyumvisha Okay. I need your help. umvanye ubufasha bwawe sibyo I need you to help your dad, okay? banza ufashe papa wawe sibyo Put your hands here. fatana rwose aho yakomeretse aho icyuma cyamucumise ufateho kugira ngo amaraso akomeza kuva ari menshi ukipinga pressure kuri bundi yiwe Tina yahahamutse yewe mana we inenyatsi natewe na ex wanjye cyangwa Hey, Tina you're okay. meze neza Look at me. banza urebe mu maso sibyo You're okay. meze neza What happened? byagenze biti People. abandi bari ntabwo karabyiyumvisha umva dore abandi bantu unababona yewe tata we haye urebe filime hari ibintu umuntu ugatuvuga ati iki tu niho ruzingiye hari icyajyanye amayiti aha niho ruzingiye filime ibaye ibamba tayari hari uzi yuko bitandatu nta gihombo kiba kirimo we rangije banayo ka Tina naboneka mbabwiza ukuri buri hey hano hari aboga ubwo bworoshye Here. yewe beza ukuboko hakuno gutanga sapoti za bintu bya filime ni igitanga nako ibintu by'iyisi azamura umuntu w'Imana alimentation bamwe batugaga imbunda bagiye kubiba kureba gutya abona cya gisambo cyo cyarashe umuntu alimentation manager kumbe wa mugabo wa Tina nawe ntacyo yabaye mugabo wa Tina nawe ari hakuno amazi yari menshi amazi yarasenya ibintu byose yewe mfasha Calm down. matoto ngaho tuza
tuza genda gake. Hey, how's you got ahantu urumva kumba no muri car park barakingiye imodoka ahantu cyakoze abantu bananuba akantu bagakomere baragiye gukora ikintu cyitwa beto. Sasa na ya modoka nayo yagiye yicara hasi ariko ikiza amazi ntabwo yinjiyemo indani. Hari ikintu wumva shashiri hari acicika afunze umunwa akanya gato. Hari ikintu bumva amurikisha agatelefoni harimo yambaye yitwa The Jesus. So waretse nkakomeza nkamoneka inyuma yawe. It's behind you. Kiri inyuma yawe. You find that noise, boy. Kiri cyakorwa rusaku bohereza Jesus. Konshira icyo niki. Yeah, hey! Hey! Hano harundi wawereye. Ya G. Yari mu umuhoro wacuramye. Niki ari ibere mu modoka yiwe. Zafi mishiri yamuhaye. Nibura akanya nago zikenewe. Bitane gitoroshi Imana ishimwe. Bonana kuma turunovisi. Zemfomure kirahure. Mazi ndani. Ndebe ko yavamo. Hey. How's you? Yitonze maniga. Rwanda kureba ko yavamo indani. Gahoro gahoro. Highway. Vwe mupanga wiwe. Gisigaye nta kindi. Hano byo kuhavana ingora bahize. Ntabwo bworoshye. Can anybody hear me? Hano umuntu wanyuba. Indi ukumva. Hello? 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 Tangira kumva nandi majwi. Hano umuntu urahora? Asenzi. Abanyamerika bose ibintu bibacanze. Jambo. Marcos. Kandi ajyana habi ariko. Kiri mu mazira. Hari jambo riko abanyamerika shibidi bifashisha. Iyo umuntu ahita fakiza ikintu cyose muri imande. Hano. Highway kwabaye paradise. Yagize gutya. Mbona hakuno mugenzi n'umukunzi. Kinana bari hakuno. Hey date man shimwe. Yetonze. Atani 9. Rebye hakurya abona hegisi. Zamura kugura nkwereke. Reteguye nguhambire. Unjishe. Acomora micho. We gotta get out of here. Tugomba tuere kuntu twava hano. Stay here. We gotta get help. Umva dushaka kujya twabona umufasha. Mufata zisha muri mujyaro umunara warokotse tsunami. Kora na puyaje ngiyagatera. Yarasenya rimbagura. Twanyaguza. Tsunami amazi yazanye. Hey. Yarafite imbaraga ziri hejuru. Atagira umuntu umva hano sibyo. Bari ariko cyaje sambo. Sasa manager ya banki cyari mutunze n'imbunda. Nako zari banka manager banuza bari matasi. Ntabwo bishoboka. Mujyi wose warengwe n'amazi byo bigira ntabwo bishoboka birashoboka cyane ndetse byanabaye. No, it's not. Look, they're gonna come for us. Hereka barata dutabare. They know we're down here. They're gonna Barabizwe turano hasi. For us. That's assuming that someone's... Ngane zujye ni nko kurota nk'umwana uri umusazi. Abaza gutabara se bo barokotse. Today Mother Nature sourced all the sinners down here. Nega nabone na mama yako ko abonye kuri umunyabyaje mpamvu nawe yakuvumye ibyago bikakugeraho. Why don't you just shut up? Hanga wafunze umunwa. Swim anywhere with this leg. Omba uyu mugabo nago yakogana kuno kuguru. I'll stay here. Ngenda guma hano. You guys find a way out and bring a rescue team back. What? No. Abamwe bagenda bareko babone ikipe yadutabara nuko bigomba kugenda. With the car park flooded,
That leaves only the loading bay, storeroom, rero niba ahantu hose aparitse amamodoka nayo yarengewe hari hano honyine muri ya besi niho twaca front entrance. cyangwa duce mu muryango w'imbere. Stay here, okay? You know as well as I do. Ntabwo waguma hano sibyo? Docks with it. It's gonna bring more. Ibi byose twarabyeze iyo habaye aya mashoke nta hantu harokotse. Quick. Umva iyo haje imiraba nk'iyi cyangwa se mu mazi nk'aya tsunami bituza vuba ntabwo byaba kabiri. Hey, well, Stephen and I'll check the front. Sawa nyina Steven tujya tureba imbere. Najya kureba imbere. Ninjira amazi. Na Steven arakurikira. Bajya kureba imbere niba ari ahantu hakoze iki umuntu yaca. I'll take the loading bay. Naye naca kuri loading bay. Sir. Yego mbikeka. Bob? Yep. Bob. You go. Wawe genda. Security genda nta kibazo. Fande arajafite amagaro kuko yaro igisambo atanacika. Security acaho. Hey. Ibintu byo koga twabyize kera. Security aroga. Security arisunika asunika igihusha. Security done. Urebe. Abari hakuno. Are you kidding me? Manu muranyinisha. Did you not have charged your phone? Kuki utacharginze phone yawe? Everything, Kyle. God, why didn't you charge it? Aho mana Kyle byose urukamije cyose kutayicharginze. Because it's not my phone. Hey mama ngomba kucharginga telefone ntabwo ari yanjye. Oh, well then where is your phone? Ngaho se yawe iri. Ngaho ukoresha yawe iriho amagaza. Kuki ntabwo nacharginze yanjye. Iyiwe yo yazimye kare. Well that's... Ndarebye nisaba cyane. What is it, bully? Why are you growling like that? Jesus, so baye kuki usakuza cyane. It's not funny, Kyle. Umbana winukira imbwa yanjye. Inayirazima. Okay. Bachiraho. What the hell was that? Sheri byari. I have no idea. Ntabwo mbizi. Kumbe hano nyiri umuhoro wiwe. Nawe byamucanza yifitiye igitorosho. Nyiri umuhoro. Kubwa amahirwe avana ibirenge mu mazi. Hey. Murika hakurya. Ntabwo byoroshye. Arebye abona mu mazi hari ikirimo. Sinzi nijye ariko ndani ya maji. Aba nabo ya kapu hakuno. Tina na Steven. Yitonze. Na uruguma rwa mubazi. None aya mazi nayo bwayo bari imyanda. Uko akaraba amaraso. Bano kureba neza. What's that? Tusharekira. Babona ari gikurura ibintu hano. Where'd he go? Kigiye hera. Kumbuye bakarabaga amaraso. Abona aragenda agenda gura ibintu. Get everyone out of the water. Oya barumwe simva mazi. Get everyone out of the water. Yes, simva mazi atagira umuntu kuri birenge mazi. Ebikiri kuba. Tina. Yes, simva mazi nona. Hurry! Mugira vuba. Out of the water! Yes, simva mazi mugira vuba. Tina ari huta. Sasa security. Tina, Steven! Security. Steven, security. Collins. Security Collins. Hurry! Tina mugira vuba. Security. Hey, agera. Fata Tina. Muvana mazi arasira amaraso gusa. Ari kiri mu mazi. Kiri mu mazi kirarya. Security. Highway. Security mu mazi. Security mu mazi. Kiramujyana. Security fata hakuno. Security. Hey. Security. Mana we. Mumfashe. Security tayari. Security kimanyu. Oh. Umutwe wagiye wonyine umukobwa asigarana akaboko. Ikiri mu mazi kirarya. Hey. Uriya bazungu wikanze wese ahitagarura. Mu gihe abanyafurika uhita bamushaka kujugunya. Hey. Ntabwo muzamera nkabona ubwo mubikururaho.
Did you see it? muzambara nk'abo ariko imibiri cyose yahura kigiye wese ntabwo wakirebaga hakurya iriya ikiriya ayiwe afira bari wa muserivera kwa munuza wa ure merezi kubako vuba kiza cy'abakobwa babananutse bitukurura ewe tata we do bana nyagasani we What had to be 55 feet kirekire cyane avuga iki ntabwo na esheshatu To the dorsal to the tip of the tail. So what the hell does that mean? Shakuvuga iki se It means there's a 12-foot great white shark in here. iyi ni imwe mu mashaka manini ari muri aya mazi muri alimentation hey ni shaka yakuze irangije irahora kumbe hakuno nyiri umuhoro nyiri gapangamani avayo kabiri kose tu kabiri kose yitonze sike hagize gutya ayiwe rebye mo indani I can't see anything. nta kintu ndimo nabona hasi watuje I can't stay here. afite agakobwa ushaka aravuga nta kintu mbona Give me your shoes. mereza inkweto zawe Excuse me? ngwangu iki I need something with a point to break the... nyine ikintu cyatuma tumena miruwari Are you crazy? These are $300 Gucci. inkweto z'amadolari 300 za Gucci Hey, look! I'm not giving. Heather ntabwo naguha Gucci zanjye They're not Gucci. izo nkweto ntabwo ari Gucci Clue, you gave them to me for izi Christmas. nkweto zimaye ari impano yawe umwaka ushize umwaka ari Gucci waziguze amadolari 300 Oh, I know I did, and... narakubeshye ntabwo ari Gucci izo nkweto ni ibipirate biri aho ayiwe Bought me fake Gucci. wamaye Gucci za feke cyane rwose ni ibipirate You. Fake Gucci. ntabwo nabyiyumvisha ko utambaye inkweto za Gucci za feke mpereza nimenere miruwari mujinya akira hakuno afungura hejuru ushaka usohokera se shaho ngaho umugabo akaguha imana akaguha igikweto cya pirate hampaye ibidabuni cyane jyaniraho yamuguriye ikidabuni Freak one? Is that you? yewe freak boy ni wowe I never thought I'd actually be happy to see you. imana ntabwo nari nzikora kumara yambaye urudabuni nayo siko yambaye inkweto zawe uroshira kumara Well, did you check? yamera akajya kimisagara ntacyo muri caguwa yiyambarira barirene akuramo ibidabuni byiwe ayaya Shit, Kyle. Kyle Sherry Kyle! Sherry iri hari cyo numanya amazi Kyle ari hejuru arebye neza mwanda wera bana dore shaka yakuze dore shaka uve kwisambaza uzi yuko Okay. Think it's gone. afite akabuga bana nyagasani buretse genda gake ntabwo ibi bishoboka ntabwo byabirobera ba You're a cop. uri umupolisi ibyo uri umupolisi Something. ugira icyo ukora For Christ's sakes, do something. agira icyo ukora wese hari icyo umutekereza wakora You think this is funny, do you? bisekeje Ironic, really. Oh, really? hasi Well, wagabanyije ubujiji wakora iki se please share. I'm sure we could all do with a good... nta rwose mu gice muvuga twakora Think of wagira kuba ari umupolisi wahita hinduka imana yakuraye amazi Listen here, 8 hours a day, 7 days a week. wowe se wirirwa amasaha 7 muri alimentation iminsi 7 y'icyumweru wowe ntabwo uri umuntu w'umugabo wagize icyo ukora se So whatever way you cut it, this place was gonna kill you. erega ibyari kuba byose n'umunani wawe bukwice zumva Later. witonganye umupolisi unamubwira amafuti wamusensiwe I want you to know, ndashaka kumenyesha ikintu kimwe the woman you killed,
Her name was Julie. uriya mugore mwishe izina rye yitwaga Julie Friend. kandi yari n'inshuti yanjye Anyone. It makes nta muntu nigeze nica no difference. nta tandukaniro ririmo Robbery, so it's... n'ubundi byari muri gahunda yanyu yo kwiba niho yarasiwe yarasiwe n'iriya mbobo ingenzi yawe birahagije mwipfa ubusa we buriya ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo bose maze bafungiye batangiye gutongana kirimo kiragaruka mutongane gake To keep doing that, just circling. Because it's sinzi not. impamvu kirimo kirasirikira hano It's curious. ahubwo gifite amatsiko kobwa yize ibintu bijyanye n'amafi Curious about mwabyita ngo mafiyology it's trying to cyangwa se shakology or not. nishaka ukongeraho ka ology kubwesikoro nyine tayare sasa ahantu bari naho tsunami yahasegeje tayare hano hari ukugira urutsinga rwa roko rwasiko rukajya mu mazi nta muntu waba akijya guswiminga We have another problem. dufite ikindi kibazo izi nsinga z'umuriro zigiye mu mazi dushaka kwica shaka uraseka ikiwanjije Just realize when the water hits those cables, this whole place will light up like a Christmas tree. ati hano uriya nsinga zigiye mu mazi hano hantu hose hatashye Down. komanda kuko umugabo arimo arezwa n'urupfu arashaje shaho All the power mains are in the storage room. ati abantu z'amafizi buri wese ari mu cyumba tubikamo ibintu bya alimentation muri stock reka njyeyo Everyone go to the end of the shelf, make a... mwese mujye hirya iriya muteze urusaku sibyo shaka yajye ku ruhande rwanyu noge vuba vuba ndeko najya muri storage room mwumva umuriro You can't. Your arm. Look at your arm. reba ukuboko kwawe waviriranye Could go kandi shaka zikurikira amaraso with that. ntabwo rero wakogana icyo gikomere I don't think we have any other option. nta yandi mahitamo rero dufite nta yindi option dufite ko si biragenda biti Hold on. buretse gato I have an... njye nawe mfite igitekerezo cy'icyo twakora kumbe yakapo yakapo y'ikidabona itabona kigiye hese See it, but I'm wese ufunze amaso nawe reba aho kigiye surprised. Oh, well, thank you for your thoughtfulness, ntakoze rwose Oh, kuko ibitekerezo bizima boyfriend. mana ntabwo ari boyfriend numvaga waba mu nzozi zanjye kumbi inyuma yabo buri vuga wese bicanze I know this much ahita avuga ati ntabwo ari boyfriend ari nkwiye gutunga to do with this kind of situation. mana ntabwo nari nzi ko zizanga muri situation nk'iyi ndi kumwe n'umusore nkawe udafite ikintu yitaho hayiwe I'll do something! Kairo gira icyo ukora gira icyo ukora ase wafunze umunwa wowe wagize icyo ukora se bashyira aho Shit! mwanda bana mutafashe hano kwinaga mu mazi kidogo kwinaga mu mazi kidogo bohera burije musore mudoka mwabasezi shaka manigaza hakuno mwana gira icyo ukora bro gira icyo ukora nushaka kuvuza amadebe shaka izo aho ngaho manigara ahangaha hanabona akaboko k'umuntu kacitse ariko Get back in the car! mwana musura mu modoka naje mbereke Quiet as possible! shaka n'ubundi zikurikira amaraso kandi buryo kinanaga ikintu gifite amaraso mu maso gira vuba Just listen to me, you gotta keep still, okay? mumva mwese muguma muri nakubusha mugwe mu modoka indani ndaje Hey! yewe Back in and wait! mugube subiremo inyuma mutegereze gatoya Wait! What? uretse mwa ki When I get it over here, you swim like hell to my van. ngiye kunaga ukuboko k'umupfu hakurya namwe mwoga mugana hakurya tekinike ni swimmingology kugira ngo shakology itabafata hano no guswiminga vuba vuba tekinike ya swimmingology vuba vuba bebe banzu rebe utabuja sibyo Here, as still as you can. uhame amwe nk'uko ushoboye sibyo n'umunwa wawe ndabizi ntabwo ujya uhagarara bwo kubuja ukontorore buribwira umugore aceceka kubera iki unuvuga ashaka iraza ijya ukongera agira ikibazo This will work? shaka biri bukoresha bafashe ibintu by'ibyuma hano bwa buntu batwara bahahiramo baratumwambika I'm not a shark. mana ntabwo ndi shaka bro hano hari igiseko ubusa cyangwa barambiye nakira hakuno ino barahambiranya abonye mugenzi shera agenda hakurya itina Steven niwe bambitse hakuno ibyuma Look, reba hano nkubwire you don't know me, ntabwo uzi but when Tina came to Singapore, I don't want to know. ariko igihe tina azaga muri Singapore bad. ntabwo ibyo nshaka kubyumva ariko ugomba kubimenya we were never. The whole time she was there, ati igihe cyose yari ari muri Singapore
She missed you. yaragukumbuye cyane. It wasn't your fault. Ntabwo byari amakosa yawe kuba musaza we yarapfuye. Ibyabaye byarabaye nyine ari impanuka nk'izindi. That's what she said. Nibyo nibyo yahoraga ambwira. Hey. Ngeze umusore yishinje amakosa. Found some water. Hari amazi nari mbonye. Akira nkusomye. Abazungu no kurondeza iyo muha akagotomera. Barakubeza umuhogo. Sheri. Come back. Ugaruka amahoro. Sibyo? Sawa. Just come back. Sheri ugaruke. Don't worry, don't cry. Jewe se, je Steven. Je mwene cyanze kota nta kibazo. Ready? Niteguye. Atane igihombo bamwambika ikirinete. Tayari. Kiruhambire naho ngaho. Ariho sha. Bagiye kujya muri storage room aho babika ibintu tubakorera stock ya alimentation. Bamwambitse ibintu by'ibyuma n'utoroshi. Ajya muri storage room narangiza kuri iki? Akupa amafi ziburi. Ko hano hantu hari insinga zigiye mu mazi. Barabyumva namwe. Kombe mu mazi maniga. Maniga. Abashasha abana abantu kubarya mwambara ibyuma sha. Kubarya mwambara inyuma. Ntango ugiye gusyagasha. Hey. Mr. Psychology arayikomereza. Maniga indani. Rezanzuka we dudu. Hamubiye nk'ibaro ryo waroko shaka. Zoka yumara we. None sino zoka zo mu mazi ragatsindwa n'Imana. Apo, I see. Ndani. Zapirana mu mazi. Maniga nawe hasi mu mazi. Maiti. Dore igifu. Kandi sinzi shaku basanga urumva zibikurana n'ubugomesha. Bona hakurya fizibure. Ay hombo irahera. Maniga ageze aha. Ngozi ujya u Rwanda ruherera. Yarageze kuki? Muri fizibure. Rangije arakurura bafata umugozi. Arakurura bafata. Abasenzera. Umugozi amenya ko waheze. Umumekeramo. Nta heza hisi n'ubundi. Yitonze. Man. Make it. Agari burokoke. Bacana nyine bajya babura. Kandi Nyarwanda nacyo n'ubundi nuko batabara. Kurura ko kagashoboka. Funga umwuka. Za hakuno hari ahantu usanga ikintu cy'igikashi power. Hariho na password. Main switch. Arabikoze arawukupa. He did it. Where is he, John? Arabikoze. Ariyes. Maniga tayare gahunda. Juma biraremereye. Nazamuka ariko. Sinzi. Barakurura. Kombo bakurura ibyuma yambaye biraremereye. Baje bamwambika. Hano ari ibidebe. Hasi. Bidebe ziraremereye bagize gutya tayari. Yewe. Tina mugenzi. Yamenye ko mugenzi shwitati.
buriya abazungu ntibajya barira cyane yabira rimwe rya jambo ahita afakiza ikintu kimuri impande esye umazungu nuko barira nta bintu byo kurira abana bya bintu muri zamburi nta bintu byo gusakuza amagambo abiri bikabira ubundi se uraboroga agaruke magambo abiri tayaruka umuntu akaba yatuje sasa hakuno bose byabata yewe You okay? umeze neza rujara rubanda ni babi umaze gupfusha umugabo ngo umeze neza umva reba nkubwire We've got to try to keep it together. ibintu rwose turakata bigume hagati yacu tubigumane sibyo dufashanye I know, I just... ndabizi nuko nyine When's it gonna end? nkabuke nibaza birarangira ryari Why is this happening? kuki uko biri kuba bwa mbere yapfushije bro wiwe umwaka ushize kubera iki ari we nashaka When my mom was dying, ndavuga ati mama yapfaga died 2 years ago. yapfuye imyaka 2 ishize She was so sick. yari arwaye ameze n'abarembye I tried. naragerageje gatangira kumuganiriza A couple of months before she died, amezi make mbere yo kapfa nibwo navuye imuhira I couldn't take it. ntabwo nabasha kwihangana kubona mama ari muri iyo kondisiyo nibwo navuye muri Amerika I wasn't there n'igihe yapfaga ntabwo nubwo nari mpari njyewe when ubwo so this is my payback. rero mbaza nanjye ari nk'umuvumo ndimo ndahura nabo Saying screw you. maze mama yaranamvumye ko maze nk'ufite imikoshi man maze nk'ufite umuvumo hakuno maze mu byaro bararobamo akuma hano ni deburi yaje nyine kwa kwiyeranja bya hato na hato Here. rwa rusambuza hano ngufashe haba harimo ibanga ibintu byo muri alimentazo kugira ngo w'inyatsi wabimenya Peel the two pieces. urabutandukanya ntabwo ari uguca ntabwo byose ari imbaraga utiga kwanyerega nibyo muzira urakoze She a friend of yours? The girl that got killed? uriya mukobwa wipfuye kare se inshuti yawe Julie No, not really. byari biraho ntabwo navuga ko ari inshuti I knew her and everything, but nari muzi biraho gusa It was just supposed to be me, you know? Quick in and out, nobody else, just me. nuko iriya byari bugende ntabwo twe dusigaye kwica umuntu twaruhuza tukiba twigendera Let the devil take your hand and God will make you pay. atateka igihe satani afata ukuboko akakuyobora ariko imana igatuma wishyura ibyo wakoze Now make it out of here, are we? banabo hakuno mugenzi ko bwakwishakamo ibiganiro kubera gucanganyikirwa masaha amaze kwihirika We'll make it out of here. turaza kuvana nta kibazo Good. byiza cyane wa mwana niba ufite umutima ukomeye ewe arebye anabona kuri parafo okay hano hatangira kuza amayide atewe n'iki na situwasiyo hano araciye umuramba akaboko shaka n'ubundi zazishaka inyama bana akamodoka katangiye kuzuramo amazi shakologe nawe ari imbere komana akabi ni ukutunga boyfriend wimwe utanagufata ahantu nk'ama bikomeye arangije maniga yitonze cyane amaraso mu mazi shaka zikurikira amaraso katane kiboko shaka itijeyo direct niba birakora mujyana bw'abasazi we bajya mugana hakurya shaka ikurikira arajyana amaraso iri hakurya nabo bajya hakurya mugire vuba maniga vuba maniga akabwa kashiriwe imbwa se nibi subira inyuma imbwa yanjye Jesus maniga abuze gato yo yigize sasa hano urabonye umuntu yacana muri parafu
hano muri parafu umuntu yacamo kubera ko ashaka nta muntu yayicikira through. mwana akaza nkwereka uburyo bacisha mu mugozi Fling it. uri ibintu byakomeye murahuza abantu bagahuza uyu yaje ari igisambo uje kwiba alimentation aranaga akagozi gacamo Strong, but it can't take much weight. umugozi urakomeye ariko ntabwo waterura ibintu biremereye Screw this, I'm out of here. ya nta kibazo njye nananutse manager wa alimentation avayo jemani jose kaze mbereke ibintu njye ibintu ndabizi neza ntabwo umugozi nkwereke bamupasa umugozi You can get through, you get help and bring them back. ati mwana waca muri alimentation nibikunda kugera hakurya uzahamagaza umufasha turebe ko twava hano ibi ngibi buriya situation yakomeye abantu baratera ibibazo murahuza ngaho mukurure bakurura manager hakuno shakiri mu mazi hasi aca muri parafo ahinguka ahandi reba icyo yajya kuzana umufasha reba filime sasa nakubwira buriya bitandatu nta gihombo kiba kirimo manager yigize kabutura tayari ibi bintu njye narabyize bro urumva noneho agize kujya kuba muri parafo harimo ibitagangurirwa ngicana ayigana manager y'amazi ari ikirimo mu mazi muzamure mwana ntabikora mu muzamure ntacyo nta kibazo ayiwe manager sigara ari ikimane undagwa mu mazi manager chebwe tata we undabare ndashara gisigaye bakinaga mu mazi chebwe data we marega usigaye shakira poreza bereza ukuboko ayare shakira hirarya hey chebwe data we hano haracuwambaye bro sasa uyu bamunagiye imbwa ye You talk to me or what? agoje uramvugisha cyangwa ndakwiyamye Heather, I didn't... Joe! Heather ntuzi batatuzetwa tanabigerageza Murderer. mwitanye gusa imbwa bubwa buriya abazungu hari igihe yanga kubyara akirerera imbwa ye hatuzi kubyara umwana akicwa n'amugubira agatsindwa wenda zitungira imbwa ninapfa ntacyo ntawe uri umwicanyi uri we Dog murderer, which is uri worse. umwicanyi w'imbwa bitaniye se n'uwica abantu How could you? niba ufite umutima wakwica imbwa gute utakwica umuntu Heather, I didn't have a choice. nta mahitamo nayo ufite sheri ceceka You always have a choice. ceka ariyo si ufite amahitamo Murderer. mwicanyi garara agatezi madara ntago ni madara sheri uri we uyu nawe rero hano mirambo ni nyinshi arapfuye wasamye arega yitonze hey yewe Pulled my weight. I can't get out this way. hari umugozi mbona hakurya nanjye ntabwo nawugeraho tekereza iki Give it a go. gerageza bitonze ubundi hari ikintu umuntu akora rero kandi ikintu usabwa Yeah. You see it anywhere? hari ikintu ubona na Oh, you're the one with the... hari ishaka kubona izi ferabeto ziba zikomeye umuntu yayambukiraho gatoroshi paraxida akagwa mu mazi itoroshi yangira kajya gushaka itoroshi fata itoroshi vuba fata itoroshi ava mu mazi hano ndagendera ku ihombo mwana ibintu njye nabonye Chicken Norris abikora muri filime mwana araparamire You're right. mwana ameze neza ra
yitonze Stop, keep going. mwana komeza ugerageze ari ku ihombo ambukiranya mwana ibyo nabikoze no muri camp boti camp ibintu byo kwa bintu twabikoze mu mafunzo bro bombe munsi ari utaza amafunzo mwana You're like 6 feet. Keep going. mwana komeza ugenda ziga kanya gatoya tangira kunanirwa mu maboko bakunda abantu baba ari aho ari kwiyahuza igiporezo na siporo ayiwe kubwimanuka Grab on. zamura amaguru aragererwa mu mazi aragerera kumbe shaka aragererwa mu mazi karayoga vuba shaka inyuma ye abura zasubiza gutya sheri wino abagwa mu mazi aniga umuhanzi wabo umuraperi perez ukuboko umuraperi arasaze gutya wasaze gutyo nyine asigara akaguru ko bari inkuru ewe atangira kwinagira utuntu mu mazi. Sit around and wait for that thing to pick us off one by one. Mwana munase turicara dukomeze tugeze zirashaka zituryo umwe cyangwa. Very least I'm going to die on my own terms and mwana ngiye nishaka mfere kumfanyira icyo nkora nawe twakwicana paka. Uratekereza iki? You're going to catch it. Cyangwa shaka kuri buyifate. Babona hano hari inyama za busheri. Why not? Kubera iki? What are you going to do if you catch it? Dore se n'ubifata urakora iki? Barbie and crack open the tartare sauce. So yanu ikora maga sauce cyangwa. The shelf, we're going to swim like hell to the entrance. Turashaka kuri icumu yageraho zokera na yindi kata. Need is a hook. Hakurya hari yanyeneye. Can't save everybody, mate. Ntabwo atabara buri umwe mwana. That by now. Hari buri na society bura mu muntu uca abandi intege. It's not that far. Ntabwo ari kure cyane. If we can distract the shark, get the hooks. I'll do it. Ndabikora. Papa ngwiki? No. Ntabwo bishoboka. Not with your leg. My leg. Akaguruka ina kibazo. Dad, no, please. Papa ntabwo bishoboka. You keep my daughter safe. Wewe untungira mukobwa wanjye sibyo? Happens you get her. Cyaba cyose ndiye kwa muvana hano. Papa sare papa sibura. Karangije kinaga mu mazi. Jemi ha. Shakira hindukira. Gira vuba. Hari ahantu hari inyama bashaka bashikisha zino shaka. Hano hari inyama zo muri busheri. Hano naho baza guhondagura hakuno. Ko bahondagura shakira canganyirwa. Kobwa ava mu mazi. Rangije. Abura gato. Ko baracyari mu mazi. Ari gari hakurya. Hano barahondagura. Bite byawe inyundo bahondaca inyama. Muri za busheri. Shaka yarayikomye irahindukira. You are time? Jami mazaneza? Yeah. Je scripte. Hereza hakuno umugozi uri agatindo. Gisabwa na kindi. Tano rutindo runini. Ahambire inyama. Hambire itako ry'ihene, atari iry'inka. Bano barahondagura. Kobwa baranzara mukurura. Kobwa aramukurura vuba. Baramukurura vuba. Nangije. Shakira miraza. Bamuvana. Hey. Ai gatata we. Good work, kid. Kozeneza mwana muto. Kumbu yarajaye muri depression. Yabuze umukunzi. Bareze umugozi yakuno mwana. Bakora umugozi bahambira hano ku nyama. Banage mu mazi shaka nigira iki? Shaka gufatwa mu itindo. Just want to. Hambiranya neza. Used to, huh? Because I can see by that look in your eye, whatever was there, still is. Mwana ndimo nakura amazi ku rureba byari bihari ubushize no bya cyahari. Tell me, sir. Ibyo bine byahahise.
arimo areba umukobwa umusore burya areba umukobwa akabona ko aracyari mu rukundo. Trust me. Yezera. After this shit here, tuva muri uyu mwanda. Long time ago. Ati byose bizaba ari ahahise. Yezera muri kijura cyambwa ati nkurikije ukuntu muri buriya mukobwa. Urukundo rwawe cyagiye nago rugeze naho rwagiye. Gatinze. Tano umugozi bahambira no ku cyumba. You still wear that? Cyambara ko kantu. Kaga kufe ka musaza we. Yeah. Cyane. Tina. You don't have to. Tina nta mpamvu nawe uramumva kubivuga. Have to too. No, I did. Ntabwo ugomba kubikora. Cyane. I wasn't fair to you. Ntabwo nakubereye umunyakuri. I always set the boy. Rory did it for me that day. Atekana agaseti ngabo ngare ko Rory yarabinkoreye uwo munsi. But I should have been the one out there. Yakaba nagiye mazi. Yoshi wikishije amakosa. Nari yangaga nanjye ubwanjye. But nari yanzaye gusa before I knew what had happened. Ati mbere yuko ibyari bube. Slipped away. Beno byose narabibuze. And I'm so mbabariye kubwa ibyo byabaye. I just wanted to say that. Muri make nayo magambo nashaka kuvuga nta bindi. I'm sorry. Kandi mbabarire. Thing is, Josh, igihari ni kimwe Josh. You never had to say sorry to me. Nta mpamvu yo kunyaka imbabazi. All you had to do was say it to yourself. Ntabwo nawe wagomba kwibabarira muri wowe. I would have been there. Nakabaye nanjye narabaye. Hey. Yewe. Down there. Yeah. Uramanuka cyangwa cyane. Bose. Anagaya nyama mu mazi. Shaka neza kurya inyama uko biri kose. Ndafatwa muri ratindo. Katurebe bikurikira. Kombe psychology. Ndani mu mazi. Sasa ngabanye ibyago ica ku nyama. Senzira. Why didn't it take it? Yeah, I think it's pretty obvious. After the past couple of hours, it's just live bait. Do I look like I'm joking? Get down! Stay back! Stay back! Look for you, Doyle! What about the mask on the body? Now how about it really is a pretty Hey Doyle! Me. You don't want to do this. No. So you let it go and we can work something out. That's not going away! Catching this fucking shark! Happens! Happens! One thinks about touching her! Mugenzi we cyagiti bari bahambiriye iki sako yakaje bavana y'umukobwa semushaka kumufasha se think it needs live bait yakano no aro dukorera nk'iki nkagatego well nanjoro mwe gufwa ry'urutugu musenzi we rero ngiye kudukorera agatego kugira ngo dukore iki none filime yiswe bait
Reko twafatishira shaka. Naso rishyushye. Shaka yaje shwanyaguza. Aiwe. Urabira ibiki? Sakuza ibiki? Tayari. Kimufisha mu yewe data bw'insenzi irarya. Mane dufashe nanjoro ifate mu kanwa. Bagize gucyabona umugozi urimo aragenda. Bamenya ko byako biri kose tu. Kumbe nanjoro yafashe hakuno mwitama. Nanjoro. Aha. Oh my god. Mana nyagasani. Shaka imbaraga bifite byakoze. It worked. Reka rero turabuje twava hano. Aba nabo hakuno sasa. Oyo sheri we yariwe. I don't think anyone's coming for us. Ntabwo nyakora umuntu ubuze ko yadutabara. I think if they were, they'd be here by now. Iyo abari bakabaye baje kare. I don't know. Ewe najye simbize ngubeshye se. Maybe they're trying. Wenda barimo baranagerageza kuba baza gusa. With the same shit we are. Cyangwa bakari barwana n'umwana nk'uyu turimo. Bakiraho. Kumbe kakabwa yamuserebende yabo. Yamwe yitwa DJ Jesus. Yawe. Ubwo butera umwaka ugana no kubwejagura. Nanga kare kwa DJ kare kubwejagura. Kumbe Shaka boy. Mr. Psychology. Nimba muri amazi ari mushaka imwe. Mana nyagaze mani shimwe. It's a sign. Ni ikimenyetso buno muka bw'ubutera mwaku iyo karokotse. Menya ko nta mwaku harare ari amashaba. Asa manika nk'umunyami bari nabatangira. Mwana yabo kuntu yava hano. Atano. Kumbe Shaka cyasirikira aho ngaho n'ikigozi. Erezani kiganza nkwereke. Ano gahunda no kugenda gake gake. Kubera umugozi wafashe muri Shaka baramenya hiri wabona uburyo bacika. Hano uzo ubwenge no kwinaga mu mazi gake gake. Bakiraho bumva. Ara rukubita ku cyuma. Sanga utanga sinyari. Agora biki? Yewe ni sinyari yo guhamagara. Munako banga mu njyana runaka. Je nikira? It's Ryan. Ni Ryan. Oh my god, it's Ryan. Mana ni sheri wanje Ryan. I have to go get him. Kanya kumureba kanya kumutabara. Kirami wijena wa mwana we. Bana abakobwa. Bana kurikira umwana wanje sibyo? Ndakwinginze. Kurikira umwana wanje wa mwana bitaza. Josh. Zakuno muri car park. Josh. Nimba wari uhari muri preza yagiye afata umu expired. Egis. Ndagutegereje. Rega n'umuntu uri amuhamba urumva. Nyoko warakubaye n'umukufi wa brother wanye ibinyana ku kinkunda. Amuhamba ngo ni Steve no muri Singapore akakubitwa n'ibitagira amano. Ndagaruka mukanya sibyo? Amaka motivation. I'll be back soon. Ageze aha. Borotoroshi. He's down there, I know he is. Hana mazari mari ndana hari ndahasi. Wait here. Tegereza hano nawe sibyo? Injira amazi. Muri kano n'igitoroshi. Is he there? Hari ubonye? Hari umuntu ubonye cyangwa? Alright, give me a hand. Ndashaka kumufasha sibyo? So that when we open the one downstairs, we don't flood the car park. Reka turebe buryo ki twafunguye umuryango kugira ngo hasi tureko twafungura amazi arimo arava hanze yinjira indani. Bafunga umuryango umwe
kugira bagabanye pressure y'imbaraga z'amazi. Bafunguye hano mazi tayari basa n'abayarekuye nabo baziramo. Jamie Ryan hari shaka hakurya, hari shaka gwagwe ki subira inyuma. Uyu arakomanga naho burira ku modoka hejuru, bakubise ku modoka. Josh kirahindukira. Hey, It's Dad's car. There's a gun. ni modoka hapa harimo imbunda. There's a gun in the back. Hari imodoka imbunda mu modoka inyuma. Ni modoka hapa ndayizi. Sasa rero gufungura inyuma ku modoka. Uyakubita imbere, sakajya guca imbere. Nabaze inyuma mu modoka. Bano barakomanga uko bakomanga. Yafungura hakuno. Fungura hakuno. Abura gato. George gira vuba. Zana vana y'imbunda. Shaka iri mu mazi. Maze gushyira imbunda hejuru. Muri aba n'abazungu akenshi abazi gukoresha imbunda. Cyane kirengeje imyaka 18. Ushaka kuba wahabwa na license arasha imbunda munaga. Rakayigira Rambo. Utura mu mazi. Shaka imbere ye. Ayare. Rumena babu yaraturitsa. Highway. Yambera nayihaye. Vayo. Kumbe nayo bagize gutya. Yumvimo umura y'amaraso. No good this side. Banabo hakuno. Brano za bati. Aya mazi ko yagabanutse. Hano babonane tindo. Nuko ideburiye. Dufatiye umugozi w'iyi modoka. Turego twahambira no ku muryango. Neturanyza tukucana imodoka. Banabo baciye hakuno. Cyafite ya mbwa muserebende yiwe. Burunga no gushaka buri cyo bava hano. Muzehe nawe acyacumbagira. Shaka imwe yapfuye. Dad! Papa, Jamie! Jamie! Inabaza hakuno ku muryango. Man, shingo papa. Yeze gutya. Behind the ramp and out of the water. Yese mu nyuma yinuza. Arije kura buri cyo bafungura umuryango. Hook this up. Cyeriye kukizamura. Get out of here. Turabica umuntu yava hano. Bakira. Mutingito. Mutingito. Nyubako yacegeshwe. Barakura kuza ariko sinzi. Turore. Highway. Yaranje vayo na kabunda ke. Yesa mazana zara. Tina. Josh yakun. Shakiri mera yedisenye ibintu byose. Get out of the water. Yesa mva mazi we. Ani garangije. Azamokera ku kigozi. Nabanzara loading. Baya kaje yabura gato. Raka. Rangije. Yarashimunda ya Jamins. Batisha umugozi hakuno ku muriro. Batisha umugozi mu muriro. Manega bayo yitonze. Simbukira hano.
abantu bose zavuye mu mazi aniga yitonze shaka uko yakazamutse bwa bupisto bw'umuriro bwa polisi akubita ayiwe hano kaba gafite volte nyinshi bitishisha ku muriro umuriro wanakwica urebye nabi tayari ntabikoze mwana nangijana ku rundi muriro turabati y'imodoka Ramaz Josh mvushe umugabo n'umuhex apfe akubwa amahirwe umuhex ni muzima yitonze tayari bagize gutya zari shaka ebyiri ese nazindi zari nani byo nibaza baza baca kuri cya kimodoka yafashe yamwe ngo ni muserebende banze igihe hanze mugi wangiritse yara hanze hano ni hamwe usanga abantu bashize nese nabivuze baza ngo wapfuye yapfuye ngo arije batabara urumva uzamuntu yikoraga muri alimentation yiboneye ibandi abona nibandi ko kurumva wahana urukundo turakora ikironda Start over. gutangira za start over nta kindi wakora muri situation nk'iyi ibikorwa remezo hasi iki ni iki hasi ndibira umugi wose ariko ndege zinazo gutabara zarane ziratabara ndebera chibwe tata we hasigaye mugenzi bya bisiga byo kuzabara inkuru lived a hen on a quiet hill. hari inkoko yari ituye cyangwa se yabaga ku gasozi gatuje cyane. Iyi nkoko yari yarize gutera amagi neza kandi buri munsi yateraga rimwe rimwe cyangwa se rimwe na rimwe igatera abiri. Icyo yishimiraga cyane ni uko yagumanaga iruhande rw'ayo magi cyane cyane uko bwije n'uko bukeye nk'undi mubyeyi wari we wese nyine uko yakwishimira kuba hafi y'abana be. Umunsi umwe habayeho inkungi y'umuyaga n'imvura nyinshi cyane, umuhanda wose ugira n'ako gasozi huzura nyine umuyaga mwinshi cyane n'imvura itangira kugwa cyane. Iyo nkoko yaje kumva amajwi y'izindi nyamaswa zageragezaga guhunga ziri kuyibwira ati yewe wa nkoko we waje tukirukanka tugahunga ko tubona ibihe bisa nkaho nyine bigoye cyane. Ntabwo nshobora cyangwa se njyewe ntabwo ku giti cyanjye nshobora kuva ahangaha ngo kuko njyewe nyuzwe no kuba ndi kumwe n'aya magi yanjye. Nicyo kintu numva nshimishijwe nacyo. Ese ubundi naba njya hehe
nsize ibi umutungo wanjye nyine wose nizigamye igihe cyose. I can't leave. These are my eggs. Bisobanura yuko nyine icyo gihe nyine nta kindi kintu yari ishingamishije nyine atari ibyo ari ayo magi yonyine. Bityo nyine igira uwo muhate n'umurava wo kuba nyine yaguma hafi yabyo. Bityo abantu nyine izo nyamaswa zihitamo kuba zakwiruka zigahunga kuko nyine zabonaga ibihe bisa nkaho bimeze nabi. They warned and found the hen still sitting there. All the eggs were destroyed. Icyo gihe inkubi y'umuyaga yaje guhuha cyane, imvura irakomeza iragwa byihutirwa, ako gasozi nyine kuzura amazi. Mu gihe izindi nyamaswa zari zirutse zahunze, amagi y'iyo nkoko n'iyo nkoko ubwayo amazi yaraje arabirengera, arabihitana nyine nk'uko bidasanzwe nyine nk'uko inkubi y'umuyaga yaza nyine ikaza igahuha nyine cyangwa se ikangiza ibintu bimwe na bimwe. Murabizi yuko hari igihe ibintu bijya bigera nyine imvura ikagwa ari nyinshi ikangiza byinshi. Rero iyo nkoko nayo nuko byayigendekeye. Nyuma y'igihe inyamaswa zaje guhuza cyangwa se zaje kutahuka zije kureba nyine icyo gihe nyine nk'uko byari bimeze. Zitahutse rero zaje zisanga ibintu byose byarangiritse, n'iyo nkoko yari yaranze nyine kugenda nayo yarapfuye yaritabye Imana. Imwe muri izo iribaza ati se iyo iza kwemera kugendana natwe ikemera kuza ikabana natwe cyangwa se igahungana natwe, ntabwo icyo gihe yari kuzarokoka cyangwa se yari kuzagira ubuzima budasanzwe kuruta uko yari kwicwa n'ayo mazi. Bityo rero iravuga ngo se ntiyari kuzatera andi magi, bityo nibashe kuba yagira ibyago cyangwa se yabura ubuzima ku giti cyayo byanga byakunda. Bityo rero byatumye izo nyamaswa bizitangaza cyane hejuru y'uyu mwanzuro wari wafashwe n'iyo nkoko. Rimwe na rimwe iyi nkuru niho twayisoreza tuvuga tuti rimwe na rimwe nyine hari igihe nk'uko benshi nyine tutagira bimwe tutifuza kuba twarekura ngo bijye rimwe na rimwe uko tubyifuza nyine kuko bitagenze nk'uko tubyifuza. Rimwe na rimwe tukagira ubwoba bwo kuba twabirekura nyine, tukumva rimwe na rimwe hari ibintu by'ingenzi bifite umumaro nyine hagati yacu, twumva nyine ntabwo dushaka kubirekura. Ni nako iyi nkuru nayo iganisha kuri iyi nkuru yacu cyangwa se ku buzima bwacu tubaho bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ugira ubwoba bwo kuba wagira ibintu bimwe na rimwe warekura. Ufite akazi uri gukora ukumva nyine ukavuyemo nta handi wajya. Benshi usanga nyine ari ibyo byiyumviro cyangwa se ariyo mahitamo dufite. Uyu munsi rero twifurije kuganira ku bintu 5 ukwiye kurekura guhera uyu munsi, maze nawe ugatangira kubaho byuze cyangwa se ugatangira kumva icyanga cy'ubuzima udashingiye ku kwizirika ku kintu kimwe na kimwe, ku bintu bimwe na bimwe byatuma nyine wo ku giti cyawe udatera imbere. Icyambere twihuse cyane nuguhora, icyambere twaheraho nuguhora wiganyira cyangwa se uvuga ko ubuzima butagira icyo buhindukaho cyangwa se butari kugira icyo butera cyangwa se utari gutera imbere mu gihe wowe nta kintu wowe wakoze. Benshi muri ubu buzima usanga bagira icyo kibazo cyangwa se bagira ibyo byiyumviro. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu ari kwiganyira avuga ati ngewe ntacyo nigeze ngeraho. Rimwe na rimwe akavuga ati ngewe aka kazi na nyamara nubwo ndi kugakora nta kintu kangezaho. Ariko nyamara kuba uri mu kazi katagira icyo kakugezaho ukahora ubyitotombera rimwe na rimwe, ntabwo ari cyo kibazo cy'ako kazi, ahubwo ni ikibazo cyawe ku ruhande rumwe. Uba utari kuvuga ngo wenda reka ngira uko nabihinduraho, wenda ngira ibindi bintu nakwikorera ku ruhande, ugasanga we nta ruhare rumwe na rimwe wakoze kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Rero ntabwo ari ikibazo cy'uko ari ako kazi, ahubwo ni ikibazo cy'uko uri kwishimangira kuri ibyo bintu. Rero nimba ubona ibintu bitari kugenda, fata umwanzuro, fata risk, utangire wo ku giti cyawe ube wagira icyo bihinduraho byanga byakunda. Icya kabiri giterwa cyangwa se usanga abantu benshi bicuza cyangwa se bahora bizirikiyeho, ni uguhora usubiramo amakosa wakoze.
rimwe na rimwe hari igihe umuntu afata ikintu runaka, wenda amakosa runaka ashobora kuba yarakoze rimwe mu buzima bwe bwahise, wenda ukaba waratangiye bizinesi ahantu ubona yuko nawe ku giti cyawe ashobora kutazagira icyo hakunguraho, kabone nubwo byaba biri muri relationships cyangwa se ku bintu twita ngo ni urukundo, ukaba ubona rimwe na rimwe ikosa wakozeho bwa nyuma, wenda ukavuga ati nagiye mu rukundo mbere, cyangwa se natangiye ibintu mu gihe kitari cyo. Nanone ntiwigire kuri ayo makosa ko hari ibintu bimwe na bimwe, kuko akenshi nanone amakosa akunze kubaho, ndagira ngo tuzirikane ko menshi muri yo ari twe tuba twayagizemo uruhare. Kuba wakunda umuntu akaguhemukira, burya ni ikosa ryawe kuba waramwemeye rimwe na rimwe. Yego kuba yaraguhaye icyizere akakwereka yuko ibintu byose bizagenda neza, kabone nubwo yaba ari business ubona yuko nanone hari ibintu bimwe na bimwe byagendaga neza mu gutangira, ariko rimwe na rimwe iyo ugenzuye usanga kenshi amakosa ari twe tuba twabanje kuyakora. Rero kuba nanone ayo makosa udashobora kuyigiraho, ejo cyangwa ejo bundi ukagira amakosa runaka wongera kugwamo kubera ikosa rimwe nanone wabashije gukora utigiyeho, burya nanone biba ari ikibazo cyawe, bityo bizatuma nanone udatera imbere uko bwije n'uko bukeye. Uzahura muri urwo kugeza igihe nanone utazagira ikintu na kimwe wigiraho cyangwa se wigezaho mu buzima, cyangwa se icyo wabasha kuremaremya. Bityo rero ukaba ugomba kuzirikana ko guhera uyu munsi ikosa wakoze cyangwa se wabashije kugwamo mbere, udakwiye kongera na rimwe kuba warigwa. Rimwe na rimwe ukwiye no kugera igihe cyo kwitekerezaho kugira ngo nyine umenye amakosa wabashije kugwamo kugira ngo utazongera kuyagwamo. Ikindi cya gatatu twazirikana cyangwa se ukwiriye kuzirikana cyangwa se guhera uyu munsi uwirengagiza cyangwa se watandukira kugira ngo utangire kubaho nawe utangire gusingira iryo terambere, ikintu cyo guhora ubinyura ibyo abandi bagezeho. Rimwe na rimwe hari abantu baba bateye gutyo, igihe icyo ari cyo cyose bahinyura iterambere ry'abandi. Ese ubundi buriya muntu iterambere rye yagezeho cyangwa se nk'iriya nzu yabashije kugeraho, urabona ubundi hari icyo bizamumarira? Ubundi urabona uriya muntu waguze iriya modoka abona yuko irenze kurusha iz'abandi, cyangwa se iriya bizinesi arabona nyine uko ayitangiye izahita imukiza, ukabona nyine uhora ufite ibitekerezo nk'ibyo. Ese urabona umukunzi nk'uriya, ubundi njye umukunzi nk'uriya ntabwo namwiteza, reka ukumva umuntu afite ibitekerezo nk'ibyo, cyangwa se ugasanga muri wahora nyine ibitekerezo bisa nk'ibyo ngibyo. Nyamara uko uhora uhinyura iby'abandi, ntabwo uzigera ugira igihe cyo kuba watekereza ku byaguteza imbere byanga byakunda. Biba byiza iyo uhoranye mentality cyangwa se ibitekerezo bisa nk'aho bihanitsemo ukuntu byo kuba wanakwifuriza abandi byiza, byo kuba washyigikira abandi mu byiza bari gukora, kabone nubwo na rimwe na rimwe nta nyungu waba ubifitemo. Ngo hari ukuntu nanone Imana ijya ibyitura cyangwa se ibongera ikabigusubizamo, cyangwa se ikaba yabikwitura mu buryo wabigizemo muri ibyo byiyumviro. Kabone nubwo burya waba wategereza izo ngororano ntuzibone, burya iyo mentality n'ubundi biri gutuma ibyiza bituma nanone bikuza imbere cyangwa se bikwegera. Bityo rero nanone ugahora uzirikana yuko icyo wifurije mugenzi wawe nanone ari cyo cyongera nanone kikakugarukira. Unyifurije ibyiza, unyifurije iterambere ryiza, unyifurije kuba nagera kure, unyifurije kuba nagera ku bintu runaka, cyangwa se nkwifurije kuba wagera ku bintu bihambaye. Burya hari ituro cyangwa se hari icyifuzo uba uri kugeza ku Mana cyangwa se ku isi mu buzima bwa rusange, yuko nawe ukeneye ibintu byiza byanga byakunda. Bityo rero uko ukomeza ubyihingamo uko bwije n'uko bukeye, niko nawe ibyiza bikomeza bigusatira. Bityo rero guhera uyu munsi nkaba ngushishikariza kuba wahagarika kugira iyo mitekerezo isa gutyo. Ikindi cya kane wanazirikana cyangwa se ukwiye kwihingamo cyangwa se kwikuramo guhera uyu munsi kugira ngo nawe ubashe gusingira ibyiza bigutegereje,
ni uguhora utekereza yuko cyangwa se ukora ibintu mu buryo bwo kumva yuko ukeneye gushimwa n'abandi bantu, cyangwa se wumva yuko wakwishyira imbere mu bintu byose mu gihe uri gukorana n'abantu runaka. Hari abantu bajya bagira izi defo rimwe na rimwe, ugatangira nka business runaka cyangwa se ugatangira ibintu runaka, ariko ukaba ugamije mu buryo bwo kwemeza abantu, ukaba ugamije mu buryo bwo kuba wumva yuko nyine ari wowe urenze kurusha abandi, cyangwa se ukaba uri gukorana n'abantu ibintu bimwe na bimwe, ukaba wumva nyine wowe wumva yuko waba imbere yabo kurusha, cyangwa se ugakorana nabo mu buryo bwo gushima, cyangwa se ukaba uvuga yuko ari wowe wateye imbere cyangwa se watumye batera imbere, burya ukumva yuko nyine ari wowe ufite izo authority. Kabone nubwo burya waba waragize uruhare runini mu kuba wagira iterambere runaka se ry'undi muntu runaka, kabone nubwo waba warabanje mu kintu, ariko igihe cyose uba ukwiye kwihinga mu buryo bwo guca bugufi. Amahirwe menshi ubundi akenshi agerwa kuri ba bantu baca bugufi. Burya urebe muri sosiyete mutuyemo, ba bantu bakunze kwishyira hejuru, uzasanga ari ba bantu n'ubundi batagira akazi runaka bakora, ngo kuko yatangiye ibintu runaka bigahomba, adafite uburenganzira bwo kuba yakora ibindi bintu biciriritse, cyangwa se kuko nyine ahorana iyo mpamvu yo kumva yuko ari wowe ufite ibintu birenze, ninjye uteza abandi imbere, ninjye ugira gute, ninjye ukora ibintu birenze. Burya bizamutwara igihe runaka byo kuba yakwicisha bugufi ngo akore n'akazi kaba gasuzuguritse. Bityo rero nimba uhora iyo mitekerereze, yego hari igihe tuba dukeneye imitekerereze irenze kugira ngo tugere aharenze, ariko mu gihe udashaka guca bugufi cyangwa se udashaka kujya munsi y'ibirenge by'abantu runaka, cyangwa se munsi y'ibirenge byawe kugira ngo ugire ikindi kintu usingira, bizatuma wowe ku giti cyawe nta kintu wowe ku giti cyawe wigezaho. Bityo rero bizatuma wowe ku giti cyawe nanone bigutwara imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kugira ikintu ugeraho. Rero guhora wishyira imbere, ushyira ibyawe imbere cyane kurusha iby'abandi bantu bari bo bose, ukaba ufite umushinga runaka ukaba utifuza yuko uw'abandi nanone wajya imbere w'uwawe, burya uba warangije kukica, biba byarangije gupfa cyane. Ikindi kintu twasorezaho nanone ni ukumva ko igihe cyose kumva ko uzi byose. Iyi ni ikibazo gikomeye ku bantu benshi bagiye batandukanye bakunze kugira, cyane cyane muri iyi minsi. Umuntu akaba yarize wenda nka masters, akaba afite izindi gahunda nyine nk'uko abantu benshi bifuje kwiga bakagera kure, ariko bakaba bumva yuko nyine bazi byose, bakaba bumva yuko nta kindi kintu bakora, kuko nyine bumva yuko hari ibintu bazi kurusha abandi bantu bari bo bose. Burya igihe cyari cyo cyose rimwe na rimwe wumva yuko uzi ibintu runaka ku rwego ruhanitse, bizatuma wibuza amahirwe yo kuba wakwiga ibindi bintu birenze. Kuba ubana n'abantu wita ko bari hasi y'imyumvire yawe, burya ntuzigere utekereza yuko hari ibintu runaka batakurusha. Byanga byakunda uko waba ubayeho kose, hari icyo urusha undi muntu, cyangwa se hari undi muntu wenda runaka ufite icyo akurusha. Nimba ubitekereza gutyo rero, ukaba wumva yuko igihe cyose ufite ubwenge buhanitse, ufite ibintu birenze kurusha iby'abandi, ukaba wumva yuko nyine uzi ibintu byose, nyine burya uba wibeshye. Kuko burya nugira iyo mentalite, kabone nubwo waba uganira n'umuntu ufite imitekerereze iri hasi, uba ukwiye kumutega amatwi, bityo hari ikintu rimwe na rimwe wamwegera cyangwa se hari icyo wamukuramo muri ubu buzima. Kuko twiga n'ubundi akenshi niyo waba uri kwigisha abantu, uba ukwiye kubatega amatwi ukabumva, kuko nubwo burya nubwo wakwigisha abantu ibintu wowe uzi yuko urenzemo, rimwe na rimwe uba ukwiye kuzirikana yuko nubwo uri kubigisha nanone uba uri no kubyibwira, uba uri kubishimangira muri wowe.
ariko mu gihe uri gusirikana yuko ntacyo uzavuga ntabyo uzabunguraho ntaki kumva icyo cyicaro ntacyo uzajyana namo uzi yuko urenze kurusha uzi ibirenze kurusha iby'abandi buryo buri kwibeshya iyi si aba ari wowe ejo bikaba uriya bityo rero bikaba bituma nyine wowe ku giti cyawe nyine nta birenze ibyo wowe ufite ubasha gusingira. Nibyo rero bintu bitanu ukwiye kwihingamo guhera uyu munsi ukanazirikana yuko uko ku giti cyawe wirebaho cyangwa se urebe intege zawe nkeya cyane kurusha iz'abandi bari bo bose. Burya ngo umuhanga ntabwo ari uwigira ku makosa y'abandi gusa ngo ahubwo umunyabwenge kurushaho ngo nubasha gukontorora ingeso nkeya cyangwa se intege ze nkeya kugira ngo abashe kugira ibindi bintu abashe kuremaremya muri ubu buzima. Bityo rero uko ukomeza kwihingamo ibyiza ugerageza kwikuramo ibibi bikurimo cyangwa se za weakness zikubamo bizajya bituma ukura kurushaho uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro tubifuriza ibyiza bituruka hera ho mu ijuru kandi Imana igikomeza kubana namwe. Mwakoze cyane.